umunyarwanda yarihoreye ati nta mvura igwa ntihite niyo kwa Nowa yarahise. Ibi mbivugiye iki rero? Ibi mbivugiye kwera Musa Esenu. Mbere na mbere reka mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza bakunzi ba Galazi Africa. Twizera ko muri hose mumeze neza cyane, nizera ko rwose ibintu bikomeje kugenda neza cyane. Ntangiranye imigani nk'abantu bakuru, ariko nta kundi ntangiye mbabwira nti umunyarwanda ati nta mvura igwa ntihite. Ibyo byari biturutse kuri transferi ya Musa Esenu. Musa Esenu transferi ye yaciye mu bintu byinshi, ariko munyemerere ndambure amakuru yose ya transferi ya Musa Esenu, haba kuva muri Rayon Sport ndetse kuva yanayizamo. Ndababwira yayijemo ate, ubundi yakiriwe ate mu Rwanda, amasezerano ye yarateye ate, ese yasezereye Rayon Sport gute, ese ikipe yarimo avugamo yo kujya muri Iraq ko atayigiyemo byatewe n'iki, ubuse nyuma yo kutayijyamo yerekeje hehe, ari gukina ate? Mwebwe nimuciko gusa byo ngiye kuza nkababwira. Reka nanzi gutya rero. Musa Esenu hari mu mwaka w'ibihumbi 2021 nibwo inkuru ya Musa Esenu yatangiye kuvuga muri Rayon Sport. Abantu batangira kuvuga ngo Rayon Sport izazana rutahizamu Musa Esenu. Amakuru aravuga, ariko 2022 nibwo Musa Esenu yasakaye mu Rwanda. Induru ziravuga inyarugenge, abantu baravuga bati rutahizamu Rayon Sport izanye no vuga ngo araje acishundura azimare azice neza azikureho, kuko yaraje ari rutahizamu uje guca impaka mu Rwanda nkuko dusanzwe tubivuga. Rayon Sport araza imusinyisha amasezerano y'imyaka 2. No kuvuga ngo amasezerano ye yagombaga kurangira mu mwaka w'ibihumbi 2024, bivuze ko ari uno mwaka n'ubundi. Noneho Musa Esenu araza akina muri Rayon Sport, aratangira atsinda, abantu benshi baramukunda, babona ukuntu atsindisha imitwe noneho by'umwihariko. Hanyuma Musa Esenu navuga ko isosi yaje kugwa mw'ishishi bitewe na systeme ye atsinda akinamo. Musa Esenu ni umukinnyi ukina agatsinda bya bitego ngo byo ku mitwe byo hejuru. Si umukinnyi udiribura ngo abe yafata umupira acenga umwe acenge babiri asunika umupira. Hari utuntu twitwa conduit de ball, kuriya kuntu umuntu atwara umupira. Musa Esenu ngo ni ibintu byamwihishe, ni umuntu utazi gutwara umupira ngo awusunike. Kandi abataka bagezweho, niba wumva Haaland, niba wumva Mbappe, niba wumva Messi, niba wumva Cristiano, n'abakinnyi batsindisha amaguru byanze bikunze. N'imitwe kuyitsindisha nibyo, ariko amaguru niyo kugurega niko gukina umupira, kuko umutwe ntago ari gukina umupira. Ibyo bintu rero abareyo batangira kubimushinja, Musa Esenu wacu ntago ari gukina, amafaranga mwamutanze, iyo myaka mwamuhaye ni myinshi, imipira y'imitwe nta n'ubundi nayo kuboneka biba bigoye. Ubwo rero Musa Esenu nyine abareyo batangira kumwijundika. Hanyuma ariko bitewe nuko n'amasezerano bari bayafite, kandi n'ubundi nta rutahizamu wenda wundi wabashaka kuba wakakitinga mu mwanya we ngo abe yakina mu mwanya we, baramureka baramubwira ati kuraje komeza ukine. Musa Esenu arakomeza akina muri Rayon Sport imyaka 2 arayirangiza. Mutero mu myaka 2 yakozemo iki? Musa Esenu mu myaka 2 yamaze muri Rayon Sport yatsinzemo ibitego 21. Iyo myaka 2 Rayon Sport yatwayemo igikombe cy'amahoro. Ni ukuvuga ngo nawe turavuga ngo yatwaye igikombe cy'amahoro muri Rayon Sport. Uri kumva ko ntago byanze bikuze, ntago afite rezilita mbi, yumva gutsinda ibitego 21, hanyuma n'ibyo bitego ugatwaramo n'igikombe cy'amahoro. Uri kumva ko ntago ari rezilita mbi. Ariko rero bitewe na systeme Rayon Sport ifite na gahunda ifite yo kwubaka ikipe yayo, babonye ko nta kundi kumwongera amasezerano. Ejo bundi baramusezerera, baramubwira bati bwa amasezerano yawe arangiye, nta ribi wakwigendera. Amaze kubyumva aravuga ati nta kibazo, reka nishakire indi kipe. Ikipe yo muri Iraq
iba iramubonye ikina mu cyiciro cya mbere bayita Argenop ibiramubonye iravuga ati uriya mukinyi ni uwacu. Amakuru asakuza Nyarugenge induru ziravuga ngo Musa Esenu agiye gukina i Burayi, ngo agiye gukina muri Iraq, agiye gukina mu cyiciro cya mbere, nawe ibintu abishyira ku rundi rwego arapostinga avuga ati ndagiye. Hanyuma icyaje kubaho Musa Esenu yagiye kudiringa ibijyanye n'ibikoresho bye, n'ibikoresho bambe ibyangombwa kuvuga ngo nshake pasiporo nce mu buryo nyine bwemewe n'amategeko, birangira ibyangombwa bye bitabonetse cyangwa se ngo bibonekere ku gihe, hazamo n'ingorane zo kuba atabonye ibyangombwa, bituma gahunda yari afite yo kujya muri Iraq Argenop birangira atayigiyemo, ahubwo ahita akata asubira iwabo muri Uganda. Muri Uganda rero yaragiye ahita ajya mu ikipe yitwa Blue FC. Blue FC niyo kipe n'ubundi Rayon Sport yari yamukuyemo mu 2022 aza muri Rayon Sport, niyo kipe yaravuyemo. Rero amaze kubona iyo kipe, amaze kubona kujya muri Iraq byanze, Musa Esenu nibwo yafashe umwanzuro avuga ati njyewe ngiye kujya iwacu, ngiye gukina mu gihugu cy'iwacu kandi nkine mu ikipe navuyemo. Musa Esenu mu magambo yatangaje yaravuze ati njye nishimiye kugaruka iwacu, aha ni ahantu mfata nk'ahari iwacu, aha ni iwacu, niho hanjye, ni ukuvuga ngo nta handi mfite ho kujya, aha ni iwacu. Aravuga ati amakipe menshi aranshaka pe, ariko njye ndashaka kwigumira mu ikipe ya Blue FC. Hanyuma Musa Esenu baramwakira, bamuha amasezerano y'imyaka 2, barongera musinyisha amasezerano y'imyaka 2. Ubu Musa Esenu ni umukinnyi wa Blue FC. Hanyuma bamubajije bati none se muri Rayon Sport ni igiki ukuyeyo, ni igiki mbese, ni igiki uhishimira, ni igiki waba wenda uzakumbura muri Rayon? Yababwiye ati njyewe nzakumbura byanze bikunze abafana ba Rayon Sport. Buri mukinnyi wese uvuye muri Rayon Sport iyo mumajije ikintu azakumbura avuga ati nzakumbura abareyo. Abareyo ni abantu bizihirwa bya hatari, ni abantu bishima, ni abantu bari kubanababara, ni abantu bazi kwishima ariko bakanababara. Ngira ngo umureyo ni umuntu ushobora kuba yaguheka mu mugongo kubera ko wamushimishije. Umureyo ni umuntu ushobora kwikora mu mfuka amafaranga yose yarasigaranye nayo gutega moto nayo kurarira, akayakora mu mfuka akayaguhereza, ngavuga ati kama mbaya bakinywera aho ngaho mugani wa babandi, akayaguhereza kubera ko wamushimishije. Ariko nanone umureyo ni umuntu ushobora kuba yakumenaho esase, ni umuntu ushobora kuba umwana arwana kubera ko wamubabaje. Ubwo rero avuga ati njyewe rero nzakumbura abareyo. Ikindi kandi mvanyeyo n'ubunararibonye mu ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ni ikipe yankoze wondi we, mvanyeyo y'ubunararibonye bukomeye, namenye kubana n'abakinnyi, namenye kubaho kwihangana, namenye kwihangana. Urumva Rayon Sport yayibagamo mu kwezi kwa mbere bahembye, ukunago bahembye niki, ibyo bintu byose rero bikuza mentalite y'umukinnyi, biramukuza kumva ko byanze bikunze nubwo atahembwe ashobora kujya mu kibuga. Ibyo ni ibintu bikuza abakinnyi mu mutwe, bakaba baba abakinnyi bari active, bafite imbaraga zaba izi bigaragara ariko nizo mu mutwe. Akaba ari umukinnyi uvuga uti even nubwo ntahembwa nshobora kujya gutera umupira kandi result ikaboneka kandi kazi iri positive. Ubwo rero yavuze ati ubunararibonye mvanye muri Rayon Sport gusa bugiye kumfasha muri Blue FC, hanyuma mbashe kongera gutsinda, mbashe kongera gutwara ibikombe. Uyu reka mbabwire amakipe Musa Esenu yakinyemo. Abantu benshi bamuzi nyine akina muri Rayon Sport ariko ntago bazi nibura amakipe yakinyemo. Reka mbanze nkubwire ko uyu Musa Esenu yakinye mu ikipe yitwa KCCA. KCCA yayikinyemo, yakinye mu ikipe yitwa Busonga FC. Vipers yayikinyemo, hari ni ubundi yatangiye mu ikipe yitwa Sowana, kitwaga Sowana, ariko ubu ngubu yabaye yabaye Toro United, ariko mbere akikinamo atangira kuyikinamo yitwaga Sowana, yes.
ariko ubu ngubu yabaye Toro United ariko ikipe yakinyemo kandi Musa Esenu nyine muramuzi ko yakinye no muri Rayon Sport. So ni umukinnyi uri mukuru, ni umukinnyi uri mentalite, kuko ufite mentalite mu mutwe, kuko abantu banamubonye mbere babonaga ko niyo yatsindaga yarasereburaga, ariko ntago ari umuntu uri indiscipline ukuntu. Mu gihe abandi bantu b'abanyamahanga abakinnyi ba Rayon Sport bumvaga bari kusakuza barekarana ibintu by'imishara, Musa Esenu yari afite ikintu kimeze nko gukura mu mutwe we, yari umukinnyi ufite discipline wahuye n'abatoza rwose b'abahanga. Impamvu twava duti nk'abanyarwanda yahaye ibyishimo abareyo yashimishije abandi bantu yaba yarahaye igikombe, urumva n'abareyo byanze bikunze bamwifurize amahirwe masa kandi biranashoboka. Why not? Iyi si nkuko natangiye mbibabwira ni ups and down. Uyu munsi ushobora kubura ahangaha ejo ukongera ukaba ahangaha. Byashobora ko asubiye muri Blue FC ariko akaba azagaruka muri Rayon Sport namara gutwara ibikombe. Why not? Birashoboka cyane kuko ava muri Blue FC ntabwo yari azi ko azongera akahagaruka. Rero na Rayon Sport nako bishoboka ko yazongera akayigarukamo. Niyo mpamvu twava tuti amahirwe masa kuri Musa Esenu rwose. Ngayo nguko ibyamuvugagaho kuri Musa Esenu, kandi tunamwifuriza nyine amahirwe guhirwa. Abari bazongera kwishima atangiye kuburiya ndetse akongera kugaruka muri Rayon Sport. Natwe niyo transfer ya Musa Esenu yabaye nkaho ibaye interrupted cyangwa se itagenze neza muri ubwo buryo, ko yarazi kazerekeza muri Iraq bikarangira asubiye iwabo muri Uganda. Niyo transfer ya Musa Esenu twari tubazaniye. Turabakunda cyane, la grâce ya Africa niyo yanyu, muyigumeho, mukore share, mukore subscribe, ewana mukande like, comment nyinshi turazikeneye. Mukomeze kugubwa neza cyane, turabakunda. Ciao.